Hello hello abakunzi b'Umugano TV twongeye kubasuhuza, tugarutse nk'uko bisanzwe kuri za video zacu turimo kwiga iby'imibanire, ndetse cyane cyane twibanda ku kibazo cyogeye cyane cya perversion narcissistique cyangwa by'abantu bikunda cyane ariko bikunda mu buryo bw'umurengera, ku buryo babikoresha bangiza imimerere n'imitekerereze by'abo babana cyangwa bakotowa ya buri munsi. Uyu munsi rero tugiye gutangira seri y'ibiganiro bitandukanye bizagera nko muri 7 cyangwa 8, tuvuga ku mayeri cyangwa amabanga mabi abapervers narcissistique bakoresha ku muntu bayobora cyangwa umuvictime wabo kugira ngo bamwangize. Kwakoresha ururimi rw'amahanga ni tactique destructrice du pervers narcissique. Muri iyi minsi rero tugiye kuziga ayo mayeri cyangwa se amabanga. Akenshi twajyaga tubitegurira hamwe, ariko ndashaka ko dusobanukirwa kimwe ku kindi mu mavideo atari maremare, kugira ngo tugende dusobanukirwa gake gake, ari nako dukanguka, kuko iki ni icyorezo cyugarije abantu benshi ariko gicecetswe gisa naho kitazwi, kuko twavuga ko ni indwara itarashyirwaho umucyo n'abaganga b'uburwayi bwo mu mutwe. Niyo mpamvu rero bitavugwa cyane, ariko kuba bitavugwa cyane ntago ari uko bitarimo gukora rage muri sosiyete nyarwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Uyu munsi rero tugiye gutangirira ku ibanga rya mbere umupervers narcissistique akoresha kugira ngo asenye umuvictime we, aricyo cyitwa gaslighting. Iyi gaslighting ni uburyo umupervers narcissistique agenda agutera gushidikanya mu bwenge bwawe. Wenda nk'akantu nk'agatekerezo gatoya kagufasha gutekereza. Ese waba warigeze kubwirwa ko utekereza cyane, cyangwa ko wibeshya ku bintu runaka, wenda ku bitekerezo runaka utanze? Ese waba warigeze kubwirwa ko wegereje ibintu umutima cyane, cyangwa ko wibuka ibintu nabi cyangwa ibintu bidahuje n'ukuri, nyamara kandi ibyo byose ukabibwirwa muri wowe wiyumva ko hari ikintu kitameze neza, ariko icyo kintu kitameze neza wagitungaho itoroshi, nyir'ukugiteza akakubwira kimwe cyangwa byinshi muri ibi tumaze kuvuga. Iyo ni nka drapeau rouge igaragaza ko waba rimwe cyangwa kabiri warakoreweho icyo twita gaslighting. Gaslighting rero, nko mu busobanuro bucishije make, ni uburyo umupervers narcissistique ahindura ukuri, akagutera gushidikanya ku byo wowe urimo kwiyumvamo cyangwa ibyo wowe wibuka, ndetse no ku byiyumvo byawe. Wumve hano ni ibintu byawe ariko undi muntu arimo aragutera kubishidikanyaho.
Uyu munsi rero reka turebere hamwe uko umuperiveri narisisike akoresha ino tagitike cyangwa se ano mayoberane ye kugira ngo agutere gushidikanya. Gazirayitingi rero muri rusange wavuga ngo ni iki? Ushobora kwicara ugatekereza ko wenda ibi byose abikubwira mu gutongana, abikubwira se avuga nabi, abikubwira se yazinze isura. No, iyi gazirayitingi ntago ari ugutongana gusa, ni sitarateji ntabivuga ngo iki, ni uburyo we nyine yiyubakira kugira ngo asenye icyizere cyawe. Ni ukuvuga ngo ni ikintu muri we kiba kiri porogarame, giteguye neza cyane kugira ngo asenye icyizere cyawe wifitiye wowe ubwawe. Aha ngaha ni ukugira ngo umuperiveri narisisike ari we ukugenera ukuri. Ukuri kwe aba ariko kuyobora intekerezo zawe. Ibyo ashobora kubikora mu mutuzo rwose mwinshi ku buryo udashobora gutekereza ko hari n'ikibi urimo gukorerwaho. Ibi rero byose umupiyeni abikora gute? Nimvuga umupiyeni ujye wumva ko ari umuperiveri narisisike cyangwa se wa muntu turimo kwigaho ufite ikibazo mu mitekerereze, cyangwa navuga ko ari ikibazo cyo mu mutwe cyo kubabaza abandi, cyangwa se perivesiyo narisisike. Ni ukuvuga ngo wa muntu ufite ubwikunzi bwinshi ariko ubukoresha mu kwangiza imibereho myiza yo mu mutwe y'abandi ndetse n'ubundi buzima muri rusange, kuko ntago birangirira mu mutwe. Twabonye ko na fizikari umuntu asenyuka. Ibi rero abikora ate? Akoresheje gazirayitingi. Iyi gazirayitingi ashobora kubikora ahakana ibyo yagukoreye, cyangwa yaba atari nawe yabikoreye ariko akabihakana, kandi wowe wabihagazeho, wabibonye cyangwa se wabyumvishe, ariko akabihakana, akubwira ko rwose atari we. Akakubwira ati njyewe ibyo bintu sinigeze mbivuga. Ashobora kubikora kandi mu buryo bwo kuguseka iyo ugaragaje amarangamutima. Wenda dufate urugero, ushobora nko kurira hari ikintu kikubayeho cyangwa kikubabaza, ari we ugikoze cyangwa se ari n'ikindi kintu kitamuturutseho. We akakubwira amagambo atesha agaciro uko wiyumva na emosheni ugaragaje. Swati akakubwira ati wenda urizwa n'ubusa, ubwo se nkugize nte, ubwo se ubaye iki, ubwo se ni iki kikurijije. Mbese akenshi akabikorana ijwi ryumye ukuntu, entoseke, cyangwa se birimo gupinga ku buryo ubireba n'uburyo abivuze ko yapinze izo reyagisiyo zawe ko zitari zikwiye. Ashobora no kukubwira ko wumva nabi ibintu byose cyangwa ufata ibintu uko bitari. Ibi rero buhoro buhoro nibyo utangira kubitekerezaho, ugatangira ukibaza ko ari wowe waba ufite ikibazo, ufite ikintu kitagenda neza. Ibi rero bigira ingaruka ku muvigitime ziteye gute? Uhita ugira konfiziyo mu bwenge, cyangwa icyo twakwita urujijo. Mbese intekerezo zawe zimera nk'izisobanye, ntabwo ubasha kuzisobanura, ntabwo uba ukibasha gusobanukirwa ibigenda n'ibitagenda. Utangira kugira siteresi ihoraho, umunaniro wo mu mutwe uhoraho. Kubera iki?
wa mutwe uba wakoresheje cyane, za ntekerezo uba wakoresheje cyane ugerageza gusobanura ibisobanye utari gushyikira, bigutera stress ihoraho no kwitekerezaho cyane. Utangira gutinya gufata ibyemezo cyangwa imyanzuro kuko uba utizeye neza ibyo utekereza n'ibyo urimo kubona. Ikindi kandi utakaza icyizere wigiriraga. Ibi rero ntago biterwa n'intege nke. Ntago ari intege nke zawe, ahubwo ahangaha niwiyumva gutya uzamenye ko ari ingaruka za manipulation iri kugukorerwaho. Impamvu umupiyeni rero ibi ngibi abikora cyangwa se umugamba aba afite muri we, ni ukugira ngo agere kuri cya kindi twita igenzura, kugira ngo akugenzure byuzuye. Kuko iyo wowe ubwawe witakarije icyizere, utangira kwizera we completoma. Usanga ntacyo wakitekerereza utamubajije, mbese ahita yicaza ya controle ye ku buryo usigara utibereyeho, ahubwo ubayeho muri we. Yes, usigara ubayeho muri we, ni nkaho umuhumekeramo, ni nkaho ubwo se navuga ngo iki, mbese intekerezo ze nizo ziba ziyoboye ubuzima bwawe, imikorere yawe, mbese uba uri manipulated completoma. Nubure ahangaha rero niho atangira kugufatira imyanzuro yose, ndetse nireba ubuzima bwawe bwite. Imyanzuro wakifatiye kubera ko uba utakiyizera, ahita abona feveri yo kuyifata, kuko ni nkaho uba wamukinguriye umuryango. Mu gihe rero utahuye iyi tagitike cyangwa se iri yeri rya gaslighting yo gutuma ushidikanya ku ntekerezo zawe, zigutesha icyizere cyawe ukananirwa kwifatira imyanzuro, mu gihe utahuye iyi gaslighting irimo kugukorerwaho, ni gute watangira kwirinda? Ikintu cya mbere wagombye gukora ni ugutangira kwandika ibibaye, ukagira akakayi kawe k'ibanga kari personnel. Tangira wandike ibintu bibaye. Tangira wizere ibyiyumvo byawe, uko wiyumva. Burya nta muntu, abantu twese turemye d'une façon unique. Wowe ubwawe ufite uko wiyumva, undi nawe afite uko yiyumva. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuza kukwambura ibyiyumvo byawe. Uko wiyumva niko wiyumva. Umuntu rero waza akakubwira ngo hoya, uko wiyumva ntago ariko, uyu muntu aba akubeshya, kuko uwo muntu ntago ari wowe. Tangira rero wizere ibyiyumvo byawe, ubihe n'agaciro, umenye ko hari icyo biri kukubwira. Ikindi cya gatatu wakora, shaka irindi jwi ryo hanze, undi muntu utari wowe. Shaka umuntu wizeye uzajya uganiriza, agufashe gutekereza, umuntu w'inkoramutima, umuntu utakuvamo, umuntu utagucira urubanza. Azagufasha muri cya gihe cy'urujijo n'urujiji, kugira ngo abashe kukumurikira ubone ikintu kitagenda neza. Kuko ibi bitekerezo by'urujijo, iyi gaslighting, ikintu iba igamije ni navuga ko ari nko kuguhindura zezenge, cyangwa kuguhindura nk'umusazi mu yandi magambo. Uwo muntu rero ashobora kugufasha kukumva bya bintu urimo utekereza ko ushidikanya bitari byo, cyangwa se ari byo utazi nawe uburyo wabisobanura. Uyu muntu azagufasha
utekereza neza, agushyirire umucyo ku byo wowe urimo ujijinganyaho. Ikindi ugomba kumenya ko guhora mu rujijo atari ikimenyetso cy'urukundo, ahubwo menya ko niba uri mu mubano n'umuntu uhora utuma ujagaraye, ujijinganya ku bintu byose, utazi ikijya mbere n'ikijya inyuma, menya ko hari umuntu uri kugusobanyiriza mu ntekerezo. Niba rero warigeze kubinyuramo ibi tuvuze, cyangwa se ukaba urimo no kubicamo, cyangwa ukaba uzi n'umuntu uri guca mu bintu ibi n'ibi, menya yuko ntabwo uri umusazi. Hejuru umaze kuvuga yuko iyi gaslighting niyo ihindura abantu benshi bari muri manipulation kwiyumva nk'aho ari abasazi. Yewe n'umumanipulateur akamubwira ati noneho umaze gusara. Ni iyi gaslighting bitera. Menya ko rero niba uri mu mubano gutera urujijo rumeze gutya rutuma wiyumva nk'aho uri umusazi, menya ko utari umusazi. Nturi umuntu udafite ubwenge nk'uko ubibwirwa, ahubwo uri umuntu wakoreweho manipulation cyangwa uri kuyikorerwaho muri iki gihe. Niba hari n'umuntu waba uzi uri muri iyi mimerere, ushobora kumufasha gusobanukirwa icyo ari kuviva muri icyo gihe arimo. Kubimenya rero ni intambwe yo kugira ngo ubashe gukira, ubashe kunetraliza izi consequences zose turebye za gaslighting, kugira ngo ubashe kuyibaninga. Kuko ikintu cyose, hari umupsikologe w'umunyamahanga ujya uvuga ngo ikintu cyose utaramenya kiyobora ubuzima bwawe. Mu gihe rero umenya iki ngiki, ni intambwe ya mbere yo gukira ndetse no kubaninga iyo gaslighting aho yari igeze, igahagararira aho ngaho, ndetse na impact yari igufiteho ugatangira kugenda uyikuramo buhoro buhoro, bya bindi twise kurogora, desintoxication, bya ngaruka zose, kwa kundi wari utangiye kumva ko uri umusazi, kwa kundi wari utangiye kubwirwa ko wavangiwe, kwa kundi nawe wari utangiye kwibona ko hari ikintu kitagenda neza mu mutwe wawe, uzatangira kubibaninga kuko umaze kubona impamvu yabyo. Ntabwo nshaka rero ko ino video yacu iba ndende, reka dusoreze ahangaha, mbibutsa gukanda like, mugasubscribinga kuri channel yacu, kandi mukaduha komenti. Uwo bidashobokera kuduha ibitekerezo muri komenti, yaduhamagara kuri nimero tuba twayishyizeho, cyangwa akatwandikira message, nimero iba no kuri WhatsApp. Murakoze rero, reka tubasezereho tubifuriza ibihe byiza, naho ubutaha mu biganiro byacu bikurikira. Turabakunda cyane, mukomeze mukurikire chaîne yacu Mugano TV, muyishyigikire, kuko ibyo turimo kwiga ni intangiriro yo kugira ngo dusobanukirwe, tumenye, dukire, kandi turusheho kubaho neza. Ngaho rero murabeho, naho ubutaha.